Ndabashuje mwese bene data, inshuti zacu, abakunzi bacu, abakunzi b'Imana, abakunzi ba Pure Gold TV, mwese ndabashuje kandi mbifuriza umugisha w'Imana. Uyu munsi wo kuwa kane, itariki ya 22 ukwezi kwa gatandatu 2023, n'undi munsi mwiza. Ni umunsi mwiza cyane Imana yatwongereyeho kugira ngo tubeho tuhimbaze tuyisingize. Uyu munsi rero nabazanye hano muri ka gashyamba ka Getsimani kugira ngo tuhasengere kandi twumva ijwi ry'Imana. Dushima n'Imana ibyo yaremye byiza cyane. Tuyishimira ibyo yaturemeye. Uyu munsi ni umunsi w'akazuba kavuye, hameze neza cyane wo gushimira Uwiteka. Tujya dusoma ijambo ry'Imana rikatwereka ukuntu Yesu Kristo yasengaga, ndetse byatumye n'abigishwa bamubwira bati mwigisha twigishe gusenga. Gusenga ni urufunguzo bene data, ni urufunguzo rw'ijuru, ni urufunguzo rw'imigisha. Urya nta kintu wageraho udasenze. Ubuzima bwa Yesu urebye bwari gusenga. Yabyukaga kare cyane. Ubu natwe turiyibutsa kubyuka kare, akajya hanze agasenga hatarabona, akicarana na se, akicara mu buryo bw'umwuka. Yari hano ku isi ari kumwe na se wo mu ijuru baganira mu buryo bw'umwuka. Amen, amen, amen. Natwe rero ni uko tujye dufata ibihe byo gusenga. Uyu munsi wa none ijambo tugiye gufatanya ni ijambo ryerekeranye no gusenga. Ese twasenga dute kugira ngo dusubizwe? Twajya dusenga ubushake bw'Imana. Yesu Kristo nawe nubwo yari Imana ubwayo, ariko yajyaga asenga amasengesho avuga ati ubushake bwawe bibe nk'uko ushaka Mana, kandi ubabarire abantu bampemukiye. Ariko umusaraba aravuga ati ubabarire kuko batazi icyo bakora. Ubundi agasenga avuga ati Mana, nishyize mu maboko yawe, umwuka wanjye nywushyize mu maboko yawe, ubushake bwawe ariko buba. Irindi sengesho ryiza cyane rijya ridufasha natwe ubwacu ni isengesho ry'Umwami wacu Yesu Kristo rivuga ngo ubwami bwawe buze, ubushake bwawe bukoreke, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi, kandi utubabarire ibyaha byacu, imyenda yacu yose uyikureho, kandi udufashe tubabarire natwe, duharire tubabarire abaturi mu imyenda. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Udufashe twe kuba mu moshya, udukure mu byaha, udukure mu bibi. Iri ni isengesho ryacu natwe bene data. Iri ni isengesho ryacu tugomba gutekerezaho, kuko ni ikintu cyangombwa ku muntu w'Imana, ni ikintu cyangombwa kuri twese. Nk'abatindiye reka dufate ibihe byo gusenga, dusaba Imana ngo tubabarire ibyaha byacu, dusaba Imana kugira ngo tubashishe tubabarire babandi baduhemukiye. Icyo kirakomeye, icyo kirakomeye rwose, ntitukirarire. Niba warabigezeho ushima Imana, kuko Umwami yarakubashishije. Ntabwo wabyishoza ntabwo byoroshye kubabarira umuntu wagukomerekeje, ntabwo byoroshye, ariko birashoboka. Birashoboka, biroroha cyane iyo Yesu agufashije. Biroroha pe, biroroha cyane. Hari umwe wigeze kuduha urugero, wari uri muri prison. Ageze muri prison bamufungiye ubutumwa bwiza. Ahageze yari umumisiyoneri w'umuzungukazi, sinzi aho yari agiye, ngira mu Bushinwa. Aratangira arasenga avuga ubutumwa bwiza. Agiye kubona abona umuntu wamwiciye umubyeyi barafunganye, ari muri prison. Ako kanya aragenda aramuhobera. Urukundo rw'Imana ramwuzura, aramuhobera, aramuhobera avuga ati ndagukunda, Yesu Kristo aragukunda. Uwo mugabo yahise akizwa. Urumva kubabarira harimo imbaraga zikomeye. Iyo ubabariye umuntu, nk'iri sengesho dusenga ngo Mana udufashe tubabarire abadukoreye ibibi, utubabarire nk'uko tubabarira abandi. Uwo nguwo iryo sengesho yarivuga, uwo mudamu, uwo mubyeyi wari muri prison w'umumisiyoneri yarababariye. Iyo asenze iri sengesho iratambuka, kuko uravuga ati umbabare nk'uko mbabarira uwampemukiye. Iyo urisenze utababarira ntabwo ubabarirwa. Aho hatekereze, urufunguzo ntabwo rutambuka. Niyo mpamvu rero natwe tugomba kubabarira abaduhemukiye kugira ngo natwe tubabarirwe. Urumva iryo sengesho aho riganisha, ngo tubabarire nk'uko natwe tubabarira abaduhemukiye.
reka dusenge rero dusaba Imana kugira ngo itubashishe kubabarira, abaduhemukiye tubabarira, harimo umugisha, harimo imbaraga, harimo gukizwa. Nimbabarira wandi wampemukiye azakizwa, azatsindwa, harimo ubwenge, aho harimo imbaraga z'Imana. Haleluya. Aha ntihaduherane umunsi wa none, kuko nubabarira wa wundi ukamusuhuza, ukamugaburira, ukamugirira neza, azakizwa, azahinduka, azatsindwa. Rwa rukundo rurimo imbaraga ruzamutsinda. Haleluya. Ntituvangirwe, umwanzi ntakubeshye. Imana turagushimye ijambo ryawe, turagushimye uko Yesu yasengaga, turagushimye Mana ko Yesu yasengaga ati ubwami bwawe buze, niko yatwigisha ati nimusenga mujye muvuga ngo ubwami bwawe buze, ubushake bwawe bubeho mu isi nk'uko bubaho mu ijuru. Duhe ibyo kurya byacu by'umunsi, utubabarire ibyaha byacu ngo tubabarire abitugirira, ntutujyane mu butwoshya, ahubwo dukize umubi. Mana dukize umubi, dukize umubi, ntutwemerere ko tujya mu bitugerageza, dukize wa mubi. Haleluya. Urakoze Mana, dufashe tubabarira abandi, abaduhemukiye, kuko harimo ibyiza, harimo imbaraga zo kugira nabo bahinduke, n'urufunguzo rw'imigisha rw'agakiza. Urakoze Mwami, ndagushimye, byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amena. Nshuti zanjye twari kumwe, niryo jambo ry'umunsi nahawe, kugira ngo dufatanye gutekereza kuri ijambo ryo gusenga, kwigira kuri Yesu Kristo Umwami wacu, kandi harimo imbaraga. Ndagira ngo ngusezereho kandi gushimira amasengesho yawe, gushimira ko tubana umunsi ku wundi, gushimira yuko wakoze subscribe, gushimira ko wakoze subscribe, aribyo bita mu gifaransa s'abonner, gushimira kandi ko uhana abandi kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza. Amakamba ntabwo ari ayanjye gusa, nawe ayawe arimo. Haleluya. Imana ikugirire neza, tuzakomeza ubutaha. Ntugacikwe n'ibiganiro byacu hano kuri Pure Gold TV. Ndabakunda mwese, turi kumwe. Be blessed.